Ese ibyo wibaza impamvu hari abantu batajya bapfa kwibagirwa? Hashobora gusira umunsi umwe cyangwa amezi cyangwa se imyaka myinshi cyane, ariko ugasanga umuntu runaka ari mu bitekerezo byawe. Ni nako bigenda iyo umuntu ari mu rukundo. Hari ibintu bimwe na bimwe cyangwa se ibintu bimwe na bimwe byinshi cyane bituma umuntu ahora kwibuka nubwo utari kumwe nawe buri gihe. Yego rwose birashoboka cyane, ariko ubwo ubonye ino video usanga wabonye umuti w'ikibazo cyangwa se ubonye umuti w'indwara yari yarakunaniye cyangwa se yari yarananiranye. Kubera ko nibyo rwose ntago wibeshye. Kubera ko uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso birindwi cyangwa ibintu birindwi bituma umuntu ahora kwibuka. Niyo mpamvu usaba gukomeza ino video kugera ku musozo, kubera ko ikintu cya nyuma nicyo gikomeye kurusha ibindi byose kurenza uko wabitekereza. Niyo mpamvu usaba gutera agatebe ukicara ukiga ugatega amatwi, kubera ko ajya ku cya nyuma wasobanukiwe, wowe kuma inama, motivation ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba unyemereye reka tangire ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukugira imyitwarire idasanzwe. Ndabizi ngo wari uvuze ati nari mbizi. Ni gute twisanze ahantu aho umuntu abaza igisubizo cy'ikibazo ariko ntagikemure, abaza ibintu agakora kugira ngo ibintu bigende neza ariko ntabikore. Abantu benshi barasa, batekereza kimwe, bakora ibintu bisa, ariko iyo umuntu afite imyitwarire yihariye ntapfa kwibagirana. Yego rwose bashoboka cyane. Igira uburyo bwiza bwo kuganira, igira umutima mwiza, igira uburyo bwiza bwo kwitwara. Abantu benshi barakwibuka cyane kurenza uko babitekereza, gusa benshi barabyirengagiza cyangwa se ntibabimenye. Ariko kuri nuko abantu benshi babyirengagiza, ariko iyo ukora bimwe muri ibyo ngibyo abantu benshi ntabwo wakwibagirwa, ahubwo bakwibuka ubuziraherezo. Niyo habashira imyaka myinshi cyane mudereka kubonana, ariko baba bakwibuka, gusa weho uba utakibibuka. Nena uzahora n'umuntu akabatinjira muri ko tugende ngo wowe wankoreye ibi nibi. Yego rwose, kubera ko ngugira neza ukayisanga imbere, wagiye inabi nayo ukayiturwa. Niko bigomba kugenda rwose. Nayo ikintu cya kabiri ni ukumva ko abantu no kubitaho. Abantu benshi bakunda kuvuga, ariko bake muri bo nibo bumva abandi. Muri iki biragoye yuko umuntu azakumva, kubera ko abantu bose babaye incyomotsi. Mugihe ko tumenye rero ko icyomotsi ari abana batoya, ariko ubu byageze no mu bantu bakuru. Ibyiza ni uko wakumva mbere yo kuvuga, kubera ko wumva byinshi ariko ukavuga bike muri byo. Kubera ko iyo umuntu yumva ibibazo by'undi muntu cyangwa se by'abandi bantu, akamuha umwanya akamwitaho cyangwa se akita ku byo avuga, bimusigira cyangwa se bituma umutima we ukomera cyane. Niyo mpamvu rero abantu bafite umutima wo kwita ku bandi batapfa kwibagirwa, gusa abatawufite bagirwa byoroshye cyane rwose. Iki nicyo kintu gikomeye cyane kurusha ibindi byose kurenza uko wabitekereza. Gusa abantu benshi nabimenya bijyana bangira ndabizi bagacyuina amazi. Nyamara aho n'ikibazo bakavuga ati iyo nza kubimenya. Baro kuvanga iyo nza kubimenya bavuga ati ntabimenye kare.